Mwiriwe neza MT10 Music yari bakumbiye cyane bakunzi bacu. Uyu munsi rero ngiye gucuranga gitari yacu acoustic, ariko kandi twayishyize muri background ya music. Ngiye kubanza gukora kuri piano kugira ngo nze kwigenderaho turebe ngo ese ni gute acoustic twayifata tukayicuranga muri background bitewe n'ama chords turi gukina ahangaha. Twayicuranga gute kugira ngo music yacu iryohe irusheho kumererwa neza. Tujye ku recordinga kuri piano, then to the next gushyiramo acoustic. Merci beaucoup. Okay. Yes, that is background. Let me put my guitar in this background. Wow. Okay. Now we do what we want. Okay.
Good. This is the MT22 music key. Hari uburyo ushobora gufata background then ugacuranga mu muziki nk'uyu nguyu ugakoresha background kandi bigashoboka. Nari nkoresheje rero key ya sol kandi ukoresha amanota tarenze ngira ngo 5. Okay, sol, C minor na La mineur ndetse na Re, kandi ukoresha sol ndetse na C minor cyangwa B minor na La mineur cyangwa A minor ndetse na Re, okay, cyangwa D. Then haraho hajemo na Do cyangwa C major, okay, iyo nyine manota nakoreshaga, okay, ariko ngira ngo kuwize improvisation muri sol ngira ngo twashyizemo, ariko twakoresheje do re mi fa sol la si part ya kangahe, page ya kabiri ngira ngo ya sol, ngira ngo mwayibonyemo byinshi bitandukanye. Rero Imana ibagije neza, ngira ngo nandi kubereka uburyo bashobora gufata background ya music turutse ku ruhande, then ukaba wakora acoustic kandi bivuye kuri background bitewe n'amakode mwakoze. Ushobora gukoresha sol, La mineur, sol none ariko sol kandi murebe ushobora, okay, sol mayibona ushaka gucuranga umurya wa kangahe, uwa gatandatu ndetse n'uwa kabiri, sibyo, ukajya muri La mineur, okay, ugasubira muri sol ariko ugacuranga umurya wa gatanu n'uwa kabiri. Wow, mvuye melody, dusubire muri sol, La mineur, tukoresha umurya wa kabiri n'uwa gatanu ndetse na sol ariko tugacuranga umurya kangahe, uwa gatanu n'uwa kabiri. Aha, ariko yes, nanibagiwe uwa sol, dufata kano gahera tukawukanda, iyo dukanze sol none urutoki urunguru rwa kane turaruzamura tukarushyira ku murya kangahe, uwa kabiri noneho, okay, ku murya kabiri kuri fret iya gatatu, yes, ya gatatu, then tangire La mineur, then aha do, babona ko dukanze do yacu ariko tukacuranga umurya wa mbere n'uwa gatanu, okay, then ubu ncuranze umurya wa mbere n'uwa gatanu rimwe directly, then nkacuranga n'umurya wa kabiri, then na Re, ducuranga Re yacu umurya wa kane n'uwa mbere, then na sol isanzwe, naho tugacuranga 3 naho dusoreza bwa mbere ba okay, lay, then sol, okay, Sol,
la mineur, sol harmonique, do, le, sol. Suremo dushobora gukoresha noneho izi ntoki zingahe? Dushobora gukoresha izi ntoki zingahe noneho ebyiri gutya. Ku bantu bize strumming ya gutya, pa 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 pa, okay? Okay. Urutoki rwa gatatu, umurya wa gatatu n'umurya wa kabiri. Urutoki rwa mbere n'urwa kabiri, okay? Like go. La mineur, sol, do, le, sol. Suremo, sol, go, we go. La mineur, sol, do, le, sol. Okay, birashoboka ko wacuranga acoustic yawe muri ritme nk'ingi kandi ibintu bigashoboka. Next rero utaha hari abanyeshuri benshi cyane no muri iyi minsi ngira ngo tutakoraga twara mu myiteguro yo gufungura andi ma branch mu ntara. Rero ngira ngo sinaboneka cyane, murabizi ko ari ngiye ukunda kubitaho cyane kuri iyi channel. Ngira ngo hari benshi n'abandi wenda muzabona nabo abarimu bashobora kuza kubitaho mu gihe ntabonetse cyane cyangwa ntari mu gihugu, ariko ubu ngubu ngira ngo ntekereza ko nkihari kandi nkibitaho. Rero ubutaha abanyeshuri benshi bagiye bambwira ngo tuzabakorere ko aho twakoze amasomo kuva kuri 1 kugeza ku 10 bashaka ko natwe kuzamuka, nabyo nta kibazo rwose njya kubitunganya kugira ngo tubibahe nta kibazo. Abanyeshuri bajya kuri channel rero ugasanga birabagoye kumenya gutoranya amasomo, kumenya ko bayakora. Hari igihe ubwo kwisomo ugasanga riri kuri level wenda iri hejuru cyane kuruta capacity, speed y'ubwonko bwawe cyangwa resonance ou l'air musical yawe ugasanga iri hasi kuruta iryo somo. Iyo uryize usanga utarifashe kubera yuko hari ibindi bari kubanza cyane cyane mu mbaraga za rhythm, tempo, kumenyera gukora melody. Icyo gihe rero iyo ugiye nko ku isomo wenda rya improvisation n'iryo abantu benshi bakunda kumbaza cyangwa bagapfa kurijyaho gusa, ariko burya ni byiza ko abanza ku telefona. Nimero zanjye dore ngizo ziri munsi urazibona. Biba byiza kugira ngo banze unterefone dedi tuvugane kuri WhatsApp se, hanyuma kugira ngo mbanze ngufashe aho uri hose mu gihugu wawe urimo cyose, kugira ngo nkomeze ngufashe nkwereke uburyo nagukoresha test kuri video call ya WhatsApp, hanyuma ngufashe uburyo byakorohera. Abanyeshuri biga online rero n'abanyeshuri biga hano mu kigo, mu by'ukuri ndakomeza kubashimira cyane uburyo mukomeje kwiga, kandi inshuti zanjye ni ukuri abakomeje kudushimira ko mwagiye mwiga kandi mukagira ahantu heza hashimishije. Abagiye biga ahantu henshi hatandukanye bakaba batarazamuye ugutwi, baza bamara kumera neza bagashima Imana. Ni ukuri natwe turishimye uko mudushimira, niko natwe dushima Imana, kuko ntago ari twe ahubwo ni mwe. For practice mukora, niyo mpamvu abanyeshuri banjye murabizi mbakangurira gukora imyitozo, mukora imyitozo mu buryo buhagije, sibyo? Imana ibagire neza. Rero WhatsApp zanjye ngizo mwanampamagara nta kibazo, ushobora kuri njye wakwitaba cyangwa ko ntabure, ariko humura kenshi ni njyewe ubuzifite ko burya abanyeshuri banjye mbavugisha kandi bigashoboka. Imana ibagire neza rero aho muri hose. Niba ubonye iyi video bwa mbere, kora subscribe ndetse unasharinga video zacu, nibwo buryo bwa mbere na mbere bwa support. Bizadushimisha cyane. Imana ibagire neza rero, naho utaha.